Dusenge Germain kwande kwa Jano ashuje umupira inyuma kwande kwa Mudeyi Amon Mudeyi ashuje umupira inyuma kwande kwa Makoy agaruza umupira hariya hagati ni kwande mukinnyi w'ikipe ya PL Ritamana ushubije inyuma Ritamana ukina neza cyane hagati kwande kwa Eric aragarutse hagati mu kibuga umupira arawutakaje umupira kwande kwa Mayere Papi igitego. Abenshi abisa amazina maze ayo mazina bagira ibihangange. Mu mwaka wa 2005 bw'ikirangirane mu mupira w'amaguru mu Rwanda yinjaga muri Rayon Sport yaryoheye Jean Gatare mu kumwogeza dore ko yakinaga ikipe yafanaga maze amuha akabyiniro k'igikura nkota rimufata gutyo. Yise Niyonzima Haruna Fabregas yita Twagizimana Fabrice Ndikukazi ndetse Ndayishimiye Eric amwita Bakame. Uyu mvuga ni Jean Gatare buri kirangire mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda utagihumeka umwuka w'abazima kuko inyenyeri yamumurikiraga ku isi yazimye mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 21 umwaka wa 2025 aho yaguye mu Buhinde yari amaze igihe arwariye ku myaka 55 y'amavuko azize umugongo. Mu nyemere mbageze umwe mu by'ingenzi byaranze ubuzima bwa Jean Gatare akiri ku isi. Ikaze ku mbundo y'ubwenge ni wabo w'ubucukumbuzi. Twara abana 8 ngewe ari ufura ngewe ari mukuru. Jean Gatare yavutse mu mwaka w'1970 avuga kuri Gatare n'Iseti na Mukankaka ahavuka umuryango w'abana 8 akaba ari imfura muri uwo muryango. Uwo munsi rero ku itariki 15 z'ukwa kane nabwo bishe papa twari tunahagaranye bamurashe tuhagaranye bo twagize amahirwe ne kwa kundi bo mvuye mu mva ntabwo nari napfa ngo nzuke ariko ntekereza ko iri ari ishusho nziza yo kuntu umuntu apfa kazuka. Bane muri bo abakobwa n'abahungu babiri ndetse na so mubyara bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Yasigaranye na nyina barumuna be babiri na mushiki w'umwe. Yavukiye Nyange muri komini ya Kivumu ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Kubera jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994 byatumye mukava mu Ngororero bajya mu Ruhango ari naho ababyeyi be bakomoka. Jenoside bange nari na mukuru afite imyaka 20 hafi n'itanu. Nari mukuru ndetse n'ikimenyimenyi nari perezida w'ishyaka ryitwa Parti Liberal muri iyo komine yitwaga Kivumu mu karere ka PL mu karere ka Ngororero. Hanyuma jenoside rero uretse kuba perezida nigishaga muri secondaire hari ahantu mujya mwumva kuri ishuri ryisumbuye rya Nyange hariya mwumva habaye abana b'intwari benshi muri bo bari abana bahoze ari abanyeshuri banjye. Natangiye kuyigisha muri 1990 ama jenoside yabayeho nigisha hari Nyange nyine. Jenoside yabaye Jean Gatare hafi kuza imyaka 25. Icyo gihe umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Nyange rimwe ryavuyemo abanyeshuri b'intwari. Hanyuma mu kiliziya nyine bamwe barahicirwa. Ubwo jenoside yabagawe n'umuryango bahungiye muri kiliziya ya Nyange naho baje kwicira se Gatare n'abandi bake batenze 20 babasha kurokoka bisohokamo. Hanyuma dushobora kugera mu bice bya amwe mu matariki atazibagirwa hari tariki ya 13 Mata ubwo batangira kugaba ibitero kuri kiliziya ya Nyange bakagerageza kwirwana hari kw'interamwe zikabarusha imbaraga ari nabwo bishe se umubyara mwiciye mu maso ye hari tariki ya 15 Mata umwaka w'1994. Uyu munsi nibwo yabonye imirambo myinshi kuko nibwo basinye kiliziya ya Nyange. Undi munsi avuga ko atazibagirwa ni umunsi bishe murumuna we bamusanze aho bari bihishe arimo kota akazuba akanga kubatanga ngo nabo babice akemera gupfa wenyine abitangiye. Nyuma y'uko bishe murumuna we umuryango w'abacumbikiye basabye ko we na mama we bahava bakasiga barumuna be kugira ngo interamwe zitabica bose kubw'amahirwe barumuna be baje kuharokokera. Hari abantu benshi bagiye bambwira ngo ndi umufana wa Rayon Sport. Na mbere narikundaga ariko nakunze kurushaho sinjye nibagirwa ahantu bigeze kunjyana kuri barriere ahantu hitwa mu biti hariya ni Nyabisimbi ya Muhanga. Hageze mpicaye bagiye kunyica haza intera hamwe yitwaga Bosco. Rero ngo ariko nkuzi hehe nazaga ku Kicukiro nje kureba entraînement ya Rayon Sport.
ahita ambwira ngo uri umureyo, navuga ndi umureyo Sport, ahita ambwira ngo ntabwo nakwica umureyo, ugenda uzicwe n'abandi, ngewe ntabwo nkwishe rwose. Kuba umufana wa Rayon Sport ni kimwe mu bintu byagiye bimufasha kuva jenoside, ni nyuma yo kumutwara inshuro nyinshi bagiye kumwica basanga ari umufana wa Rayon Sport bakamureka. Jenoside yabaye n'ubundi deja mfite uruguma, ndibuka igihe uwitwa Katumba yari umuntu w'umusederi ukomeye cyane, baravuze ngo yapfuye, noneho ndavuga nti ariko se jenoside ijya kuba yabaye afite uruguma ku jisho nyuma yo gukubitwa n'umwarimu witwa Eugene bigishaga Inyange, amuziza ko yishimiye ko witwa Katumba ari mu bakomeye mu ishyaka rya CDR yapfuye. Eugene afata ikintu, aterura ikintu arakinkubita. Bamubwiye inkuru yaravuze ngo ese nawe yapfa, nari nzi ko agira umubiri udakorwaho, bavuga ko ari burembe, none se burenije gupite. Umusederi twigishanyaga witwa Eugene aterura ikintu arakinkubita. Jenoside yabaye n'umundi narakomeretse ku jisho. Muri ngewe ndacyari umunyamakuru w'umwuga, hanyuma ikindi ni uko nyine Jean Lambert Gatare yatangira itangazamakuru kuri Radio Rwanda mu mwaka w'1995. Yakoreye BBC kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'2003, akora ibiganiro n'amakuru asanzwe ndetse aza kujya no mu by'imikino. Kuva mu mwaka w'2003 kugeza mu mwaka w'2011 yagarutse kuri Radio Rwanda, aho yahise atangira kogeza umupira akanakora ibiganiro n'amakuru asanzwe. Kuva mu mwaka w'2011 kugeza mu mwaka w'2017 yagiye kuri Radio Isango Star yibera umuyobozi muri iyo myaka. Mu mwaka w'2020 yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Ubuse abantu bose twiganye nabona aho bakandagiye nkamenya ibirenge byabo. Umuntu mwamaranye igihe? Jacques, erega ninjye wagushakaga. Uyu ni Maboneza? Niwe rwose. Nadi, uzi ko uyu yabaye directeur wa Videsi. Ko ntabure rero, ibyanjye byo ntabwo ndi bubitindeho. Igihe mperukira ku kazi urakizi nawe. None ndakwinginze ukagira so ntunyirukanira abana. Iki kibazo cyo nakiragije Imana ntizagikemura. Izo nshingano zose yakoze mu itangazamakuru izifatanyaga no kwamamaza mu buryo bwe bwihariye bwaryoheraga benshi. Jean Lambert Gatare asize umugore n'abana batatu, dore ko asezeranye imbere y'amategeko na Nikuzo Odette mu muhango wabereye ku Kicukiro tariki ya 21 Ukuboza mu mwaka w'2017, ni nyuma yo gupfusha umugore mukuru Emerance Murekatete wari uzwi nka Mama Dadi, banabyaranye abo bana. Imana imwakire mu bayo, ikomeze n'abasigaye.